Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, nanone nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Shimira Imana uburyo ukurikirana inyigisho zacu. Uyu munsi turi ku munsi wacu wa 11. Uyu ni umunsi mwiza Imana yakuremeye, umunsi mwiza Imana irimo gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Rero aya masengesho y'iminsi 40 ndategeka ko utazaguma kuko waruzi. Amasengesho y'iminsi 40 agiye guhindura ubuzima bwawe n'amateka yawe. Ni nayo mpamvu nongera birabango nitugaruka umwami Imana azongera tugarukire. Yongera kugukumbuza kongera kugaruka muri uyu murimo, nagukumbuza kongera gukorera Imana, nagukumbuza kongera gusenga. Ndavugana nawe wari ugiye kuvamo, wari uvuze mu bisi birarangiye, nanjye ndagarukira aha. Komeza, Imana irabizi kandi ibyo yigambire kukugirira. Haleluya, haleluya. Nagira ngo ubwire we wari ucitse intege, we wari usubiye mu bibi, ongera ugaruke Imana ikugira neza mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi wa 11 ndagira ngo ushimire Imana ubwa wowe wamaze gukora subscribe, ndagira ngo ushimire wowe ukora like, wowe ukora share inyigisho zacu. Imana yo mu ijuru y'umugisha. Rero aho ugeze muri aka kanya w'umurikiye, banze ukore subscribe ukanda ngaho ukazogera. Imana yo mu ijuru y'umugisha. Ndagusengera umugisha kandi gusenga Imana kugira ngo inyigisho idufashe twembi. Ndagushimiye mwami Imana nanone kuko muri iki gitondo gihaye gukora ibintu bitangaza. Ndagushimiye kubwongo udukurikirana umunsi ku munsi. Ndagushimiye kuba ari muri aya masengesho bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose. Mwami nzi ko abakurikiye amasengesho kandi baboneye umugisha, abantu baboneye umugisha, abantu barahakiriye, abantu barahakirijwe, abantu baboneye urubyaro, babuze urubyaro, abantu bagiye kuri y'amasezerano yabo batangiye kubona amasezerano yabo. Mwami w'abamenyi n'ingabo, nzi neza yuko ukoze imirimo. Narakubonye mu minsi 40 yo mu kwezi kwabanza uyu mwaka, narakubonye mu minsi 40 yo mu kwezi kwa gatandatu, narakubonye mu minsi 40. Uwiteka nyiringabo Imana yose naje imbere yawe. Uyu munsi ndasabye mwami ngo abagore batwite, uyu munsi ndasabye mwami ngo abantu bave mu bushomeri bajye mu kazi, uyu munsi ndasabye mwami abanyeshuri babone school basubire ku mashuri, uyu munsi ndasabye mwami dukore iki cyorezo cya corona mu izina rya Yesu. Maze Uwiteka nyiringabo Imana tunezezwe no kuba mu bikari byawe gwera umunsi n'iteka ryose. Amen. Yesu akumpera umugisha. Tugiye kuganira ijambo riri mu Bagalati ibice byaho 6. Umurongo wa mbere turageza ku murongo waho wa 9. Haravuga ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha mwebwe abo umwuka mumugaruze uwo muntu umwuka ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Murongo wa 2, mwakirane ibibaremerera kugira ngo abari uko musohoza amategeko ya Kristo. Murongo wa 3, umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo aba yibeshye. Murongo wa 4, ibyiza nuko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko ari bwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari kubwa mugenzi we. Murongo wa 5, kuko umuntu wese azikorerera uwe mutwaro. Murongo wa 6, wigisha ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Murongo wa 7, ntimuyobe, Imana ntiyinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Murongo wa 8, ubibira mu mubiri we umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Umurongo wa 9, twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu yabera. Amen. Rero nifuje yuko muri umunsi wa 11 ko twaganira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana yongera kugusubiza mu imbaraga. Hanyuma yuko twarimo twiga ku ngororano cyangwa amakamba tuzambara, nagira ngo nanone Paulo yarema hagura Abagalatiya aravuga ati bene data
umuntu niyadukwaho n'icyaha mwebwe b'umwuka umugaruze uwo mwuka. Niba turi umwuka wera tugomba gutandukana n'abadafite umwuka wera. Nitubona umuntu yadutsweho n'icyaha two kumujugunya ngo agende hirya, ahubwo tumugaruze neza, twongere tumugarure, twongere tumuhugure, twongere tumwigishe, twongere tumugarure mu murongo mwiza kandi muzima. Niyo mbuto y'abana b'Imana, kuko turaba umwuka tugomba kugira itandukaniro. Murongo wa 2 bavuga ngo mwakirane ibibaremereye, bagenzi be niba baremerewe, urabazi baremerewe, urabazi bafite ibaremereye, ni mwakirane, bakire. Haleluya! Icyo ushoboye ufashe mugenzi wawe, Imana izagumisha kandi izakugirira neza. Kandi ngo no kugira ngo aba ariko muzasohoza amategeko ya Kristo. Nimwakirane ibaremereye bizatuma mushobora gusohoza umurimo wa Kristo. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Munakuvuga ngo arakomeye, munakuvuga ngo ngewe ndashoboye, munakuvuga ngo ngewe ndi umunyembaraga, munakuvuga ngo ngewe mfite ubushobozi, mfite amafaranga. Ayo mubwire ngo azaba yibeshya, kuko ubuzima turimo twese, ubuzima uyu munsi uri hejuru, ejo uzaba uri hasi, uyu munsi uri hasi, ejo uzaba uri hejuru, uyu munsi uri mido, une utirinda ushobora kumanuka ukajya hasi cyangwa ukazamuka hejuru. Rero umuntu ni umwuka, umukungugu. Biravuza rero iyo itangiro 3:19 aravuga ngo bavuye mu mutwawe mukungu tuzawusubiramo. Kubera iki? Ntacyo umuntu ari cyo nshuti yanjye. Niyo mpamvu nongera kukubwira ngo ongera uce bugufi, ongera umanuke, ongera wizere Kristo wenyine gusa, niwe wakugira icyo agomba kukugira cyo. Haleluya! Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Ibyiza nuko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko ari bwo azabona icyo yirata. Twirate Kristo, twirate umurimo, twirate ibyo tugezeho, ariko muri Kristo Yesu. Baravuze ngo shobozwa na Kristo mu imbaraga. Kristo niwe waguha imbaraga, mukozi w'Imana, kugira ngo ushobore kuba ugomba kuba we. N'izina rya Yesu. Murongo wa 6 kavuga ngo wigishwe ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Iyo turimo tugabura ijambo ry'Imana, natwe ukaza ukaryumva, tujye tugabana, tujye dusaranganya. Haleluya! Ngo nimukayobe. Abantu benshi barayobye, abantu benshi bahugiye mu buhanuzi, ariko bagiwe ijambo. Ijambo nizo mbaraga, ijambo nibwo buzima. Ahari ijambo niryo rirema. Mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ngo nimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Iyo ukoze byiza urabisarura, ariko ntibagire ngo nukora bibi nabyo uzabisarura. Haleluya! Rero ndagukumbuza, kora byiza igihe ugifite uburyo, kora ibyiza mu nshuti yanjye. Erega nukora bibi n'amategeko y'igihugu arakureba, naye azakugira gute? Azaguhana. Kandi namara kuguhana ntibikura igihano cy'Imana. Haleluya! Yagiye umubwire ngo kora byiza ugifite uburyo, kandi icyo ubiba nicyo uzasarura. Kora byiza nawe uzasanga imbere byiza, ubisigira abana bawe, ubisigira umuryango wawe. Ariko umurongo wa 9 kavuga ngo twe gucogora gukora neza. Twe gucogora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Ndasoreza kuri aya magambo 3: wicogora gukora neza. Wivuga ngo ngiye kuki nkora neza bakankorera nabi, wivuga ngo ngiyewe kuki abantu bagira neza bakangirira nabi. Ibyo bizaza kandi uzabibona. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo wicogora gukora neza. Iyo niyo jambo rimwe ahanga Paulo yari guhuguzaga Abagalatiya y'icyo guhugurisha. Wicogora gukora neza. Wicogora gukora neza. Icya kabiri, igihe nigisohora uzasarura nutagwisari. Nukuvuga ngo ntabwo nutagwisari uzasarura. Ugomba gukora kugeza igihe utazananirirwa, kuko tuzasarura. Nanone isari nukuvuga ngo nutananirwa ngo bivemo, icyo nzi neza nuko uzahabwa umugisha. Ibyo wakoze byose bizakurikira uri muri iyi si ndetse no mu ijuru, bizagukurikira. Kora neza ugifite uburyo. Imana iravugana nawe. Ongera uhindukirire, uhindukire urebe aho uhagaze, ongera ukora umurimo, ongera usubire mu murimo. Ndavugana nawe wari umuririmbyi ariko witwaje corona,
nta nubwo rushobora no kumara n'icyumweru cyangwa ukwezi udashoboye kuririmba. Wari umunyamasengesho ushaka kumara amezi 2 cyangwa 3 ntabwo uriza n'umunsi n'umwe. Abantu benshi mwaracogoye, ariko agiye nonye mwongere mugaruke. Imana yo mwijite kukugira neza. Bakozi b'Imana mugaruke mu murimo w'Imana, mwongere mukorera Imana. Murabizi neza ko muri bihe benshi basubiye kurwagwa, murabizi ko muri ibi bihe benshi bamaze kubaza amayibobo, ariko agiye mubwire ngo ntabwo amayibobo ugifite Kristo, baba barambitse Kristo hasi. Rero wirambika Kristo hasi, komeza ufate Kristo, uwo wafashe uwo nguwo ntacyo uzamuburana. Niyo mpamvu ngo nutagwisari uzasarura, kandi Imana yo mu ijuru igushoboze kugira ngo uzashobore gusarura, kandi usarure ibikwiriye mu gihe nk'iki ngiki gisa nkaho kigoye. Kandi nagiye ngubwire ngo ibyanditswe byera byose bibero kuzasora, ariko wirinde bibizasohore bigusohoreraho warasubiye inyuma, bigusohoreraho warataye agakiza, bigusohoreraho warabaye umupagane nk'abandi bose, bigusohoreraho warasubiye kunywa inzoga mu kabari. Ngo biravuga ngo kuva kwakira Kristo warangiza ukamushyira hasi, ni nk'imbwa niho gusubira kubirutsi warutse. Haleluya. Rero Imana igufashe kandi gushyigikire. Mwami wanjye Nyiringabo, ndasengera buri umwe wese wari ucogoye ucitse intege. Mwami w'abami, ongera umugarure mu gakiza, mugarure mu murimo, mugarure muri ibi bihe nubwo bisa n'ibikomeye, ariko Nyiringabo Imana urahari kugira ngo ubashoboze, urahari kugira ngo uduhe imbaraga. Kuko Mwami wanjye imbasore imigenda barananiwe, abo baracogoye, ariko ngo bandi uzabasubizamo imbaraga kuko bagutegereje. Nta wundi dutegereje ni wowe gusa. Mwami wanjye buri munsi uba mushyashya kuri twebwe, kuko tuba tuzi ko ugomba gukoramo ibintu bishya. Mu izina rya Yesu kumugisha buri wese umurikiye aka kanya, kandi umugire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ushobora kuba ukeneye telefone yanjye 0788430085. Yesu akumera umugisha. Amen. Turabakunda cyane.